mvuye mu bihaye Imana nkubitana n'umugabo wanjye ko ntago twabanye ntaramuhaho waramuhaye yego cyore yumva biraryoshye yumvishe biryoshye ati nkagushyira mu rugo yego cyore turaba twita koko umugore mu rugo umvishe ntago akeneye kwitubaza gutyo cyane cyane afite abana afite urugo afite ibyo agomba gukora mu rugo kandi byose yabikemuye uri kubyumva ni nayo mpamvu abo bagore batabishobora kuko uwo mwanya ntiwawubona kuko umugabo ajya gusambana hanze y'urugo rwiwe uri kubyumva yagerayo agasanga umugore ntaheruka gukoropa ntaheruka no kumesa ntaheruka no kugira akabishyira munsi y'igitanda wa mugabo ubyutse muri bwa buriri ya myenda yizanye imeze orongewe ndangomba kumenya yariye araryama ndamumesera byose kandi menye n'ababana n'urwa rugo nagera mu rugo agasanga ibyatsi birahagaze gutya nawe uhora umugore mu rugo ahora ari stress. Noneho nimba abagore bo mu rugo bahora ari stress, noneho urugo reka twese turuzivemo tujye kwibera indaya, nibyo byiza. Nkuko bisanzwe inshuti zagira icyizere TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana muri rusange. Uwiteka akomeze abampera umugisha kubw'umurava n'ubufatanye mukomeje kungaragariza. Nukuri rero ndabasaba inshuti bavandimwe mukomeze musharinge mushyiremo imbaraga kuko nkeneye amaboko yanyu. Murabizi ko ari njye nyine ku giti cyanjye ntaho nakwigeza nta nicyo nakwimarira, ariko muhari birashoboka ko twagera kure cyane hashoboka. So rero sharinge mu nshuti zanyu, mubona bashishikariza gukora subscribe umwuka byaramwe kuko aba subscribe ndi kubabura. Ngira ngo nimba mujye munkurikirana buri munsi ku munsi mubashe kureba, kandi nkeneye umuravu baturutseho. So rero murakoze, nkuko mubimenyereye ntago njyanza ndi njyenyine. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu reka bibwire. Ndi umukecuru. Ongera ijwi. Ndi umukecuru. Uri umukecuru. Ushima Imana. Nitwa niyo twagira Speciosa. Ego. Umukobwa mwiza cyane. Umukobwa mwiza cyane utagira uko asa, witwa Speciosa. Ese nazonze umusaza witwa Faranzwa. Wow, ibyo ni byiza cyane. Akaririmbo kitwa Speciosa. Yongera yitwa Siti wanzonze Speciosa. Igira hino nduho. Wow. Speciosa rero ngira ngo muri kumubona kuri kamera imbere yanyu. Reba kuri kamera bareba ubwiza bwawe. Bwanatumye bakwita ka kazina ukatubwire ukavuge nabo bakamenye kuko karagukwiye. Ndi special. Special. Ndi special kubera ko no muri quartier ndabizi aho ntuye barabizi ko ndi special. Abantu barankunda ariko nanjye ndabakunda. Nawe urabakunda. Ndabakunda. Ngira impuhwe, ngira urukundo, ngira ibyishimo, nkunda guseka, nkatera n'urwenya. Yego. Unaseka neza ndabibona. Nseka nka papa. Nukuri. Niba ari umugabo nakunze bwa mbere mu buzima bwanjye ni papa. Ni papa wawe? Nkunda n'umugabo wanjye, mfite abahungu 3. Nabo b'abasore. Kutabimenya ko Special ntago wabimenya ko ufite abana 3. Yego cyore ndagakecuru. None ubwo bwiza usazanye butuma utagaragara nk'umuntu ushaje. Nta mutima mubingira, nta nuwo nigeze, nta nuwo nzigera. Sinzi ikindi ushaka kumbaza. Unsanze iwacu waje unshakisha, ahajya ngo wanshakiraga kira. Icyatumye nza nkushakisha ni izina ryawe Special. Ngiye numvisha umuntu witwa Special, ndavuga nti reka nge kureba uwo muntu witwa Special, impamvu iryo zina aho ryaturutse n'igituma bamwita Special. Special rero nagira ngo udusangize twese impamvu y'iryo zina ryawe. Ese iryo zina dusobanurira aho ryaturutse n'impamvu ryitwa. Ndi Special. Ndi umukecuru, mfite imyaka yanjye 45. 45? Mfite mama, papa yapfuye mu minsi ishize, mfite n'umugabo n'abahungu 3. Ariko kera nari kera nkiri agakobwa. Bakiri fanta hasi.
kera nkiri agakobwa kera yego abantu twabana abanyeshuri urungano twaturanye nabo nibo banyise special ni waza kumamagana ngo tujye kuvoma ati special we tujye kuvoma twavomaga hepfo y'iwacu ntabwo nzi impamvu barinyise ariko ntekereza ko ari uko wari mwiza nari mwiza ariko atari ku mubiri gusa ari no ku mutima ngende mwiza ku mubiri no ku mutima hose uri mwiza ngira ngo namwe muri kubibona ni ukuri umuntu w'imyaka 40 n'ingahe usa gutya ni mwiza koko nk'uko bigaragara nari mwiza ku mubiri kandi ndi mwiza ku mubiri ndi mwiza ku mutima nta rwango ngira nta bugome ngira n'abantu benshi ntekereza ko abenshi bankunda abatankunda ni abanyeshyari babandi banga ibyiza kuva kuri bagenzi babo ariko ndabizi neza ko ndinze ngera muri iyi myaka yanjye nta muntu ndakorera ndagirira nabi n'uwabitekereje ntawe ndangirira nabi nta n'uwo ndifuriza nabi nkunda Yezu ariko cyane nkakunda Bikira Mariya abo batipe umutipete n'umutipe ndabakunda cyane ni ukuri ndasenga cyane ndetse nayo nsenga ntago abantu bayazi Imana niyo igomba kuyamenya ariko iransubiza mfite umugabo yego n'ahangaha ntuye nitwa Madame Docteur Madame Docteur special ibyo ni byiza cyane ndabyishimiye umugabo nkunda nishimira abahungu banjye ni beza ni beza nka mama wabo yego nkase na papa wabo ni mwiza mufite umugabo mwiza cyane utabandi niwe aruta abandi bagabo bose ntakurara baruta mana yanjye special niwe mugabo mwiza wa mbere ku isi wabonye niwe nabonye wa mbere uwa kabiri ni papa ni abagabo babiri none se special ngize ukuri Francois mujya gukundana mujya kubana nta wundi musore mwarigeze mukundana ngo ntabwo nigeze ngira akavuyo k'abasore niwe wa mbere niwe nakunze bwa mbere mwashakanye uri kwa kundi bavuga wari vierge nta wundi musore wari wa umugabo wanjye neza ubwiza bwanjye wenyine wow ibyo ni byiza cyane ni ubizi nawe arabizi niwe na wa mbere nakunze kandi nangiye kungiye kumukundira mu bintu ntuzantesha umutwe gusa amateka yatumye bigenda nabi byagenze nabi gute special nshaka kubivuga nta kibazo ni nuburire di kubitubwira uzampamagara nze ubitubwire cyane ko burya amateka y'ibyabaye hari benshi ahindurira ubuzima iyo ubashe kuyasangiza bagenzi bawe cyane ko hari benshi baba bari guca nko mu byo waciyemo cyangwa se uzacamo bityo rero iyo ugize icyo uvuga ku bintu bigira uwo bifasha nanone iyo utaragira gahunda yo kubivuga uba ucecetse ntacyo bitwaye igihe kigeze nibwo wabivuga special rero biranshimishije kuba warashatse uri isugi iki gihe imyaka 29 ukiri isugi lala mana yanjye birandenze ibingibi byo noneho mbuze nicyo mvuga nawe arabizi nawe mfite imyaka 29 none ibyo bavuga kuri iki gihe ngo umukobwa w'isugi wabo baba baroga yego mwamikazi baba baroga none wowe ko wari isugi icyo gihe ku myaka 29 iwanyu bararogaga ntabwo nigeze ngira amateka asanzwe nk'ay'abakobwa njye nabanje kuba mu bihaye Imana mvuye mu bihaye Imana nkutana n'umugabo wanjye ko ntabwo twabanye ntaramuhaho waramuhaye yego cyore yumva biraryoshye yumvishe biryoshye ati nkagushyira mu rugo yego cyore turabatwika koko yewe special we cyangwa sha iryo zina niho ryaturutse niwe wakwisatiye umugore wanjye nsanze ari special none ni special koko ni special uri special na hahandi aho abantu bakuru bo barahumva babyita kwaje
bihinduka umugabo iyo ageze mu rugo akabona umugore we birapfuye ahita asenya nizo za divorce zibaho kuko cya kindi yaje aje gushaka kirarangiye ahita yigendera. Uru rugo ntirurangira, urugo n'abana, urugo n'umugabo, urugo ni bya bintu bihoraho forever. Uhora urwana n'umugabo mugatongana mukagira gute mugashwana mukagenda akagaruka nawe ukagaruka mwese mugahura, ariko iyo bimeze gutyo iyo umukobwa uravuga uti n'ubundi sinamukundaga kandi mfite wa mutipe wo hariya hirya, yego ahura ameze nka zagara, yego n'umugabo arakavuga ati ariko buriya runaka sura ari umugore ubundi washaka uriya, bagahora impamvu divorce zikuru kubaho barabana bahuriye ku bintu biri materiel, kandi ibintu biri materiel birarangira kugeza ku rwego naba naragushatse nzi neza kuzi kwisiga puderi, uzi kwimakiya, ufite miliyoni yawe kuri telefone, ejo bigashira byose. Iyo birangiye rero, iyo ari ijoro nakurikiye rero ndakureka, nicyo kiri gutera divorce ziri kuvuza ubu hanze gutera divorce. Ntago ubundi bakundana ese ba mama na mapapa ko bakundanye kugeza igihe bageraye ku rupfu. Kera wa mugani nta divorce zabagaho nk'iziri impamvu zitabagaho urazizi se, abagore bajyaga babana bakabana n'abagabo, ariko abagabo bafite abandi bagore, umvishe uyu munsi umugabo ntashobora gutunga umugore ahubwo agira indaya, umvishe iyo ndaya ifite umugabo yamufatishije ibishaka kumwigarurira, hakazamo niba ngo harimo n'ibirozi ntumbaze. Yego, ni ukuvuga ngo rero abagabo b'iyi minsi bameze nk'aho bari muri ambara, ntabwo bafite aho bicaye, barajagaraye. Kubera iki? Arasohoka ku mugore we yamwatse isukari, bashwanye, yagera agakubitana n'indaya ikamuha bya biboro ibimukuye mu mutwe, umvishe yikuye mu mutwe amafaranga akayacyurayo, ugasanga none se special kuki umugore wataha umugabo we neza nawe ngo ya mafaranga abashe kuyamuha? Ntabwo byashoboka. Kuki bitashoboka se? Impamvu bitashoboka ni iyihe? Ubatse mfite umugabo mfite n'abana, umugore mu rugo, umvishe asabwa ibintu byinshi, umvishe ku buryo atabona umwanya. Abenshi barabikora, ababishoboye barabikora, ariko ababikora ni wa mugore uvuga ngo twebwe dukunda abagabo bacu. Yego, umvishe? Yego, abagabo bacu iyo tubakunze tubakunda mu mwimerere wacu. Yego, ntago dukeneye hari akajambo ngiye kuvuga nta kibazo kitwa ngo kwitubaza. Ibyo bikorwa n'abande babikora bate? Bikorwa n'abagore b'abahehesi bashaka gutwara abana. Babikora bate? Ibyo bintu bikorwa bite? Nimbaze ariko ntago twebwe umugore mu rugo, umvishe ntago akeneye kwitubaza gutyo, cyane cyane afite abana, afite urugo, afite ibyo agomba gukora mu rugo kandi byose yabikemuye. Uri kubyumva? Ni nayo mpamvu abo bagore batabishobora, kuko uwo mwanya ntiwawubona, kuko umugabo ajya gusambana hanze y'urugo rwiwe, uri kubyumva? Yagerayo agasanga umugore ntaheruka gukoropa, ntaheruka no kumesa, ntaheruka no kugira akabishyira munsi y'igitanda, iwanjye ntibihaba. Impamvu ari iyihe? Aramutunga iminota 30 ahita agenda. Boro ngewe iwanjye ndahaba umunsi wose, no wa mugabo ndamufite iminsi yose, bivuga yuko isake yakeneye utari buzimubone, ntago wazibona kandi nawe ntiyazibona, kuko keya ndi bubone munsi y'igitanda nta myenda irimo yanduye, umvishe? Munsi y'igitanda ku meza karame umugabo aba yaragushatse ngo musangire ibyishimo. Sintekereza rero ko umugabo wawe nimba kugejeje mu rugo rwe uzamurutisha ya myenda yo kumesa, uzamurutisha ya masahani ugomba koza. Icyo ntago tukemeranya. None umwambika mu gitondo agiye ku kazi,
icyo ntabwo tukemeranyaho kubera aragenda ugomba kugira umwanya wo gukora ibyo bintu ariko ukagira n'umwanya wo kwita ku mugabo wawe igihe atashye siko bimeze. ibyo ngibyo ni abantu turabivuga ku kariri nawe wawe ukabijamo nabishobora ntabyo washobora umva uramenya abana uramenya muri salo uramenya mu cyumba uramenya imyenda zambara ejo uramenya ibyo kurya uramenya iki uri indaya iki ikora umvishe byose nta na kimwe afite icyo ari bumenye ni wa mugabo gusa kandi na ya myenda yagiye yambaye agaruka yambaye ukayimesa bivuze ngo indaya yo ntacyo nta byinshi biyisaba nta biyigora aramuha amafaranga niba ari iyo nyama bayiteke umvishe bayisangire niba ari iyo myenda bayisangire umvishe ubundi bahurire mu buriri wa mugabo ubyutse muri bwa buriri ya myenda yizanye imeze ngewe ndagomba kumenya yariye araryama ndamumesera byose kandi menye n'ababana n'urwa rugo nagera mu rugo agasanga ibyatsi birahagaze gutya nawe uhora umugore uri mu rugo ahora ari stress. Noneho nimba abagore bo mu rugo bahora ari stress noneho urugo reka twese turuzivemo tujye kwibera indaya nibyo byiza. uri umubyeyi none se nimba kuba mu rugo ari stress ntitwazivamo ubwo natwe tukigira ku mihanda aho tugahunga stress. uri umubyeyi umugore agomba gukomera ugakomera ku bintu bikugoye byenda kuzakora urakomera nudakomera uzakomereka. umugore agomba gukomera akamenya abana akamenya umugabo yagira amahirwe yagira umugabo unyurwa akamenya umugabo akamenya za mvune ze wagira ibyago asanga ufite wa mugabo utanyurwa agahora yirukanka muri izo ntuza ariko ubundi umugore agomba kuba mu rugo nta mugore wo kuba indaya. ngira ngo mwabyumvishe mwababyeyi mwe ko umubyeyi agomba guhora mu rugo akita ku rugo rwe agakomera kandi akanasenga agasengera umugabo we Imana ikamurinda za derira zashinyitse amenyo hanze ahangaha ikazimurinda akajya agenda amahoro akagaruka ayandi. inshuti zagira icyizere TV rero duhiniye ahangaha ariko mbibutsa mukore subscribe umwuka byaramwe ubufasha bwanyu ni ingenzi kuri njyewe murakoze naho ubutaha sezera.